uriya jori inzu ye ngo ya miliyoni 400 jori yahereye kera arandika agira gute bizabica kuri bawuswa kimu Theogene ubuyo yarayimazeho igihe kabisa kinini cyane kandi nabyo stili nibyo shaka kubwira bihuza n'ibyo akekwaho ntago wahamya ko ari ubuvugizi ntago wakora ibiganiro bitanu kuri dosiye y'umuntu gutyo tu anseri atari mushiki wawe atari muramu wawe ikindi busikirije wakora kimwe ubuzima bukendereye rwose jori natwe yaratugendereye rimwe jori isa n'umunyamakuru batavuganye aba papi bawuswa kibu nanjye wanjye yarahaje nawe bose yarabambwiye ariko asanga yewe bitandukanye mu mikorere bon tugende tuve kuri jori tujye kuri Kicukiro Kicukiro kwa Nkundabanyanga mu Masambu bitangira Nkundabanyanga nabitwaga ba Karangwa ku butaka Nkundabanyanga afungwa ibyo byose Theogene ashobora kuba yahasiga ibaba either ku ruhande rwa Nkundabanyanga cyangwa se kubahanganye nawe barimo ngira ngo Karangwa nde Charles Yegudu idose arayikurikirana kugeza Nkundabanyanga abaye akite asubirana ubutaka bwe bamaze gusubirana ubutaka haza indi version non ce n'est plus Nkundabanyanga contre Karangwa c'est Nkundabanyanga contre ses propres filles urumva iyo famille iriya famille Theogene yayibayemo igihe kinini none atangira haza version yo kuvuga ngo abakobwa ba Nkundabanyanga ntibari guhuza nawe kubera ubundi wari ujemo witwa Aimable Nzizera wagiye akadiringa n'umukecuru contre regret y'abana abana batabyumva noneho umukecuru abishuti ya Aimable kurusha uko ari ya ibyo bintu byose Theogene kwa Nkundabanyanga yabayeyo contre Karangwa nyuma aza kubayo contre abakobwa be en faveur ya Nzizera ngira ngo niyo nako situation yari kimeze by the way ira dossier nayo ntago yoroshye uko bayivuga ko ari we exclusivité yari ifitwe na Theogene ariko abandi bantu bashaka kwinjiramo hari utundi tuntu bashaka kuba bazamura ariko pari Theogene ariwe nka meneur du jeu metteur en scène avuga ngo muvuga ibi mureke ibi nabwo muri la dossier nabwo na Yongwe yigeze kuyikoraho ariko Yongwe avangamo amateka ye na Nzizera Theogene mu kubibona kandi Theogene aryamye kuri Nzizera icya kabiri attention buretse gatoya Theogene mu tubazo twa business mbere uko njya ku kazi kwa Yongwe nibwo nari mubonye ariko Theogene yasanganwe na Yongwe akunda kujya hagati nka mediator hagati ya Yongwe n'abandi bantu bafitanye utuntu tutubazo umwe akaza akabwira Theogene ati andika inkuru kuri Yongwe Yongwe nawe akaza gutyo ibi byo kuvuga ngo yahawe ruswa ngo atandika inkuru turaza kubigaruka mu mategeko ariko yabasaga nuri hagati akabahuza amiable ariko sinavuga ngo yabahuzaga for free kuko ntabwo ari mediateur akazi ke nitangaza makuru ntabwo ari umwuga ntabwo ari by'umwuga donc bivuze ngo nyuma Nkundabanyanga uriya mukecuru amaze kuba akite amaze kuba umwere hakaza Nzizera wari ufite gahunda sinzi aho bihagaze nashatse kubyinjiramo ariko barambwira ati genza make barambwira bati Nzizera ndaza kubivuga byose humura Nzizera yabwiye mukecuru ko ikime cya kabari agiye kucyubakamo imidugudu bakazagabana amazu abakobwa batabishaka none Nzizera uko byavugaga Nzizera agateranya abakobwa na nyina umukecuru yanga abakobwa urunuka ajya kuri Nzizera ariko Nzizera ngo akaba yaragize uruhare mu kuburanira uwo mukecuru abantu bagiye muri iyo dossier impamvu mbikubwira hagiye haba utuntu na facts umuntu yazibona nta nibirenze na Theogene ni inshuti yanjye na Yongwe ni inshuti yanjye hari ibyo mvuze bitari byo gusa wenda bavuga ati ubivuze bitari ngombwa ariko biba ari byo Yongwe ayikoraho Theogene ari mu bagiye kumubwira ngo iyi nkuru ayikoramo ubundi wowe uri umunyamakuru ibiki ariko na Yongwe yayikozeho nk'umuntu winjiye mu itangazamakuru vuba akiri no mu buvuga butumwa no mu bwa potre no kuyijyamo ayivangamo amateka ye na Nzizera Theogene arongera agaruka hagati nko kubuza Yongwe ati iki kiganiro gikureho muri umunyamakuru ariko ntiyamubwira ati uvangamo iby'amatiko yawe na Nzizera ntiyabimubwira hashize iminsi Yongwe nanjye Yongwe abimbajije nabwo rero Yongwe wamugana uri mushya
niba ugiye mu nkuru wivangamo amateka yawe n'umuntu genda uvuge ngo nzizera bimeze bite na nkunda banyanga ngo nabyo nzabishyiramo ngo nabyo bivuze ngo itegeko cyangwa ibintu nyuma amaze kubugira iyo nama yoherezayo Dantoni Gasigwa ngira ngo ntago yahagiriye amahoro urabyumva byose ni nka muri iriya dosiye Theogene yari nka PR wa Nzizera. Dantoni yari umukozi wa Yongwe TV. Yego nyine. Yongwe tumubujije ibyo yohereje umukozi. Yego. Senior professionnel w'umunyamakuru. Kuko twari tumubwiye tuti nugenda ukabivanga, ukavangamo uvuga butumwa, ukabivangamo ibyo kurya amafaranga, ukabivangamo ibibazo byawe na Nzizera. Inkuru iratakaza icyanga. Kuru udafite aho ahuriye na Nzizera. Hagiye Dantoni sinzi ibintu yahuriyeyo nabyo icyo nzi cyo ntago yatashye amahoro. Ntago byagenze neza. Ntago umukino wabaye igicuti. Yego. PR arinde Theogene. Yes, reka tubasuhuze twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Turabashimiye gukomeza kubana natwe abakoze subscribe muri abagaciro abatarayikora namwe bibaye byiza mwayikora tukabasha kubana 5 kuri 5. Twongeye kubana n'umunyamakuru akaba n'umusesenguzi ku nkuru zigiye zitandukanye by'umwihariko inkuru ziba zivugwa hano mu Rwanda. Nta wundi ni bwana Karegeya Jean Baptiste. Impamvu nongeyeho ngo inkuru ziba zivugwa hano mu Rwanda ntago kenshi na kenshi uzabona mwicaje ngo mubaze kuri Israel. Ariko ibiba bihari mu karere ibintu bidafite aho bihurira n'umunyarwanda direct. Yego. Nabivuga ariko nabivuga hari ibindi bya kabuze ibindi. Hari aho bigeze hari indi mpamvu. So rero reka nkwakire nguha ikaze. Wiriwe neza? Wiriwe neza n'abadukurikiye mbasuhuze. Yego. Inshuti zanjye z'amagara kandi ni benshi buri munsi niko mpura n'abangahe 3 4 5 b'ingeri zose. Ejo hari umukecuru nahuye nawe w'umupansiyone yari ari kuri telefone abona nanjye ndashaka kugenda ageze arayikupa ati Karegeya uraho. Nareba imyaka ye navuga ni vraiment inyungu ya mbere ni kuba waba ukora ibintu bikanyura abantu b'ingeri zose. No mu kanya rundi duhuye nawe umushoferi w'amakamyo. Hari n'abajene bajya bakuntumaho. Ibyo abajene nabo baribona. Abajene bakuntumaho cyane. Byaba ari byiza cyane. Rwose uzadusuhurize Karegeya ni sawa. Ni byiza rwose ni byiza na Eric n'umujene ariko na Eric n'umujene wundi Eric w'umuhuriga. Ni byiza niho umuntu urabipima nyine. Urabipima byose ugenda ureba muri communication kareba niba nta madida narimo niba nta bantu birakaza niki ariko hari n'ikiganiro bushize niba naravuze ko nzakora ikiganiro ku muryango umuntu yahise ampamagara ampa izindi data nanjye ndimo ndazuzuza ku buryo icy'ubutaha niba ntavuze ku muryango by the way n'urubanza tuzatangira kuruvugaho urubanza ariko nzarukorera ikiganiro kijyanye n'ubutabera kuko nimara kuvuga ku rubanza ruri current ubu ngubu mu Birigi urubanza rwa Basabose na Twahirwa bakekwaho ibyaha bijyanye na genocide nirurangira nzabitangira nge ntanga update buri minsi 2 cyangwa buri munsi cyangwa 3 none nirurangira turi gutegura urundi nzatangira mvuge kuzabanje izabereye mu Birigi ngere kuzabereye mu Faransa ngere kuzabereye Arusha cyangwa nge nzivanga ku buryo mbese ino channel wajyaho ukamenya niki cyavuzwe mu rubanza rwa kanaka yaregwaga iki yashinjwe iki mu byo yaregwaga ibyamuhamye nibihe yahanishijwe iki akantu gato cyane kuko byinshi abanyarwanda ntago babashe urumva ari izabereye Arusha ari izabereye mu Faransa mu Birigi muri Sweden naho rwarabaye izo zose ntago abanyarwanda bose babashe kuzibona kuzumva cyangwa se bakazumva zararangiye cyangwa bakazumva igice so nzagerageza kugenda nzigarukaho ako kantu nimara kugatunganya neza ndimo ndabitegura kuko rwabasa bose rwatangiye kuwa mbere rusibira kuwa kabiri ejo rurongera n'ubu rurimo byinshi bavuga muri kino cyumweru ngomba gukoraho akaganiro so rero nuko nguko ukuburyo mbahitiramo icyo nishimira nuko uko mbahitiyemo nyine birajyana ko nibigeraho mpitamo Israel bizagira ariko nka bya Kongo byo buriya biri hafi kuko bariya
abacu Abaturanyi abaturanyi bacu kandi ikibazo kivamo ikinyarwanda kikaza mu Rwanda birabyo nshobora kuvuga nyuma kuri Yongwe nahoraga nkunda kubivuga nakunda kubivuga ariko hano iwanjye mbanza kureba kurumva d'abord ikibazo cyugarije umuryango kirareba abanyarwanda benshi bari mu Rwanda kurusha kugira ngo ubwire umuntu ngo isano ya Ukraine n'u Rwanda nubwo harimo ifumbire nubwo harimo iki ariko twabaho ariko nibiza muri Israel na Palestine ubwo wenda hari igihe bya affecta petrole n'ibindi ifaranga ry'u Rwanda idolari euro ibintu nk'ibyo tuzabishakira umwanya tubyitseho nabyo ariko kuri iyi nshuro nyemerera ngira ibyo nkubaza noneho yego impamvu nyamukuru yatumye nifuza ko tuganira nuko ku munsi w'ejo nabonye inkuru itunguranye yitabwa muri yombi ry'umunyamakuru mugenzi wacu Manirakiza Theogene yego abenshi bazi nka Theo wa Ukwezi niko tumwita abenshi bamwita Theo Ukwezi ni umunyamakuru by'umwihariko Karegeya mwakoranye igihe kinini cyane ndetse uretse kuba kuri YouTube no muri mainstream hari ibiganiro mwagiye mukorana yaba naho kuri Yongwe ndetse n'ahandi hatandukanye n'ubundi icyaha cyangwa se icyaha kurikiranyweho n'umutego yaba yaraguyemo uko nabyumvise ufite aho uhuriye n'umwuga niyo mpamvu navuze ntitugomba kubiganiraho tukagira n'ibyo dukuramo nk'amasomo kubera ko ni mugenzi wacu usuka umukina ku mubyimba n'abandi ntabwo tuba tubakina ku mubyimba ntawe bitabaho gusa ibibaho byose bisiga amasomo so Karegeya Theo w'Ukwezi mwabanye ntawe ububonye inkuru yes urakoze cyane introduction yawe ni ndende uraza kugerageza ibyo nibagirwa uze kujya unyibutsa ariko ngomba kuvuga uko Theo tuziranye nkavuga bimwe mu byo mu nkuru mu bintu yakoze mu mwuga byashobora kuba byamukoraho hanyuma ngere kuri finale uvuga ko nibagirwa uraza kukambwira nanjye ndashaka ko duhera kuri Karegeya na Theo good Theogene ntago ni muko mwaka twamenyaniyemo ariko ndaza kuwibuka 2016 irangira yashakaga no ku Kwezi nanditseho ishami ry'igifaransa n'icyongereza nakozeho amezi 2 hari aho tugeze kujya igihe tukigira Media High Council icyo tujyana kuri Firidi hari tournée twigeze gukora bitaga Rwanda Media We Want iyo ngiyo ahubwo ni 2015 irangira icyo gihe Theogene yavuze ati iyo ngira Imana nkajyana nawe mu itsinda 2015 icyo gihe njyana na Kayiranga bose bari barantagetinze Kayiranga tugeze Igisenyi akajya muri ruhande anganiriza birangira anjyanye muri Bwiza ariko icyo gihe tujya kugenda na Theogene yari yambwiye ati iyo njyana nawe ntwari kuncika ngo niko nagiye muri Bwiza mara namaze mu imyaka igera muri 3 cyangwa 4 n'ubu sindavayo byo kuko abantu benshi bari banze muri Bwiza cyane bari bananze kurusha Kayiranga icyo gihe Theogene asa naho biramubabazamo gake ko tutajyanye nyuma yaho turongera turaganira mu matora ya president twajyanye Nyagatare 2017 yego twajyanye Nyagatare hanyuma rero tutangiye kujya dukorana ibiganiro kuri YouTube ariko habanje kumwandikira mu Kwezi ava icyo gihe mwandikira mu Kwezi nanamushakiye naho yakoreraga hano ku Kinamba yari yazanye office hafi yiwanjye kugira ngo ntamusaba amatike nkajya mbyuka mpita njya ku kazi mu gitondo nkava yigiye shakiye hari hafi yiwanjye na weekend nkamukorera icyongereza n'igifaransa twakoranye nk'amezi 2 okay nuko nguko urumva nyuma haje YouTube tujya dukorana nkamuha ibiganiro by'ubuntu nyuma tujya mu mafaranga tuva kuri 10 tuzamuka kuri 15 buke tuzamuka ndibuka ko kuri ntuza kuri channel yazaga no mu rugo buri cyiza cye ntabwo avunana donc uri wamwemereye ikiganiro agusanga aho uri icyo gihe ndibuka hari ikiganiro twakoreye ku rubaraza rw'iwanjye ari nacyo yahise agiha titre kubona mubwira ngewe ntabwo ntinya gufungwa by the way icyo gihe mbivuga nubwo ko ariko kuri kwanjye ariko nari mfite n'amakuru nanone ko we ugiye kuri channel ye afungwa bari barabimbwiye ko nanjye uzafungwa
biturutse kuri we gufungwa byo ndabizi ko isaha byaba ariko bambwiraga ko nzafungwa mvuye kuri kamera ye biturutse kuri kamera ye bivuze ko kujya kuri kamera ye habaga harimo risk nini yo kuba wafungwa abantu bangira inama umwe babiri batatu harimo n'umukecuru rwose wabaye mu itangazamakuru ambwira ati uriya muntu agufiteho target cyangwa se bizagenda bite ko mvuga ibintu napimye atirekada ati buriya mushobora kuganirira ahantu iruhande akarikodingwa ku ruhande noneho yazagushyira kuri kamera kandi kiruhande nakakanagamo bikitwa ko wabivugiye kuri kamera sinabyumva ariko ngiye burya ngira uko nteye ukundi kuntu mbonye ko uwo muntu ntaho namukwepera mbibwiye n'abantu benshi ndabandi burya iyo wanga kwibwa uragize igisambo shatse YouTube channel ya mbere yashinze Karegeya Omar official niwe arundi wayinshakiye ariko ibiganiro nabikoreraga iwe mu rugo akaba ari ubyediting yabandi noneho niba ari n'umutego azantega azawutegera iwanjye nabimubwira ntago nyaci ruhande kuko ngewe buri yambeshejwe no kuvuga ngo ikimbangamiye gishyira hanze ibiganiro tukajya tubikorera iwe mu rugo ubundi tukabikorera iwanjye nyuma nja ku channel za kugira ikibazo byo birarangira takomeza turakorana 2000 umwaka ushize Yongwe ashinga televiziyo baramundangira ngo ngiye nyobora ikiganiro cya mu gitondo ahano hakurya dukora promo namurangiwe n'witwa Jedeo kuko ari nkaho ari we wakoze design Gentil Jedeo umukobwa dugitangiranye bwa mbere umunsi wa mbere biranga barambwira ati shaka undi zana Theogene ngewe nawe duhembwa ngana magana kabisa ubwo mvuze Theogene iyo tuvuze ngo Theo ukwezi tudutandukanya na Theo umubavu yego Theo iyo mvuze ngo twakoranye kuri Yongwe ubaho ari niho Yongwe ari Theo nahise muzana rwose turakora ukwezi kwa mbere bimwe navuze kuri Yongwe ukwezi kwa mbere atangira kuduhemba mu byiciro Theogene ati reka ndabwo rero ja wowe ufite ni buryo umukire ntashobokana n'undi mukire ngenda yakorana ninashaka ajya mpaveni ariko nyabona nambwe ni mu bihumbi 400 nambwe ni numba 100 nzagura misima yo kubaka ibugesera numpa 200 nzishyiramo minerivare ndavuga ntago amafaranga na buri cyo nyakoresha ntushaka uzagiza na 5 Yongwe aratuza Theogene aragenda hashize nk'ibyumweru 2 kubera ko ikiganiro cyari kitangiye gucika intege ba Theo turamugarura ariko agahembwa kuri buri kiganiro yego akayatahana kwakoze kuko we yari strict bimwe abantu batangiye kubwira ngo harya we ngo muri contract ngo hajyamo itariki yo guhembwa Theogene yavuze ati ntayatahanye ntago byashoboka aragaruka turongera dukoraho nkanda 2 birongera kugenda buke noneho batangira kumuha bamuhaga y'umunsi bamuha y'icyumweru ubwo yabaraga essence kuko atuye za Ruyenzi avuga ati nizo veni ne essence yanzanye muri Kigali no gusirikira nkajya mu biganiro bya YouTube turakorana ndi mezi 2 noneho biranga burundu batangiye kumuha y'icyumweru kitangiye kurenga arabireka nubwo twashatse undi gira ugiye mu cyo gihe twese nahise shaka rudasigwa kuko icyo kiganiro ninge nagitinzemo cyane mu bantu bakoze kwa Yongwe muri make bivuze ko ndi mu bantu bagerageza ofete ndi mu bantu bagerageza ariko kuri bwiza natinze yo kurusha abandi ariko Yongwe natinze kurusha abandi ariko nyine urumva ko namenye ko ngewe ashobora ko yarampembaga abandi bicira isazi mu jisho kuko namenye ko arabo arimo za 700 akandi ngewe ari 105 nabyo ntabwo yabinyambuye kuko bihakana donc Theogene rero ubwo nuko nakiriye ejo ko yavugaga ibihabanye n'ibyo ibyiki kuri Yongwe avuga ngo iki abantu ngarimo amafaranga yaba ari make nk'ukwezi kumwe cyangwa 2 no hari umukobwa witwa Joseline ni nawe ari we Jojo muri control room yes ni watangije ikiganiro niwe twagiye dusangayo wonga muri motiriya 300 hafi na 80 we yaranareze none oya nabandi reka shavye uvuga batarabona niyo mpamvu shavye ubu ngo bavugaga ngo nk'ukwezi kumwe hari n'abarengeje hari n'abagendaga hari n'abikuraga mu kazi atarabahemba kuko muri ayo mezi 7 nahabaye hari poster hari maze kugenda nk'abagera mu 10 kubera kubu kuri reception tantaba muri kuri kamera tantaba muri nuza control room hari n'abataramana icyumweru donc Theogene rero mane nakiza urumva we muri kano kazi YouTube yagezeho kare online ukwezi.com byari bimaze igihe donc yari umuntu rero wakoraga inkuru nyinshi zirimo n'iz'ubuvugizi impamvu navuze ngo
yarageragezaga kera umunyarwanda hari akantu k'ikinyarwanda bajyaga bavuga ngo umwana bamubwira gukubita uwo yanga agakubita uwo basangira. Ntabwo Theogene inzego zimufite aziranye nazo cyane kurusha njye n'abandi, kuko mu nkuru nyinshi ari z'ubuvugizi ari n'izindi zisanzwe ari mu bantu babonaga ibyo tubivuge gutya nta banga ririmo. Inzego zo mu Rwanda za leta zigira ibitangazamakuru zikorana ziha amakuru cyangwa n'izindi avantage voilà, ariko n'ibindi ntabwo ari ibyo gusa, ntabwo ari ibyo. Theogene yarimo kubera ko rimwe na rimwe hari nyine wajya gukora uko ikintu kivuye he ntahandi cyaturuka, kuko hari amakuru wumva ukavuga uti nyir'ubwite ntarayavuga aturutse mu nzego runaka kandi ibyo ni ibisanzwe. Nigeze no kubaza abantu bo muri izo nzego, bavuga ati tureba ufite ntuza ouverture, umuntu ufite audience nini, bati bararimbwira bati ntabwo twaba tubona inkuru nk'iyi na impact yayo ngo tuyice itangazamakuru gifite audience ntoya, wese ubwo cyo kizakora gite, muzakorana mute. Hanyuma icya kabiri, iyo ziba katureba inkuru zishobora zakagombye kuba zaragize kuri Theogene, kamere ku nkuru ntabwo nzikurikiranya pari d'ordre chronologique, ndagenda uko ziza mu mutwe. Uribuka inkuru yakoze Bugesera ivugwamo procureur general agura ubutaka mu manyanga, yarataraba procureur by the way, arya yitwa Emmaurende Havugiyaremye. Ubutaka bwaguzwe na Havugiyaremye ataraba procureur general, ariko inkuru yasohotse ari procureur general. Urumva gukora inkuru kuri procureur general mu kugura ubutaka mu manyanga, iyo abarugira ikimukoraho kandi nabyo si ibintu yari gupfa kwiha. Abaturage ba Bugesera birashoboka guhamagara cyangwa se, ariko abantu bakavuga ati dore kano kantu. Iyo si ya mbere, ntabwo ariyo yabanje. Katuvuga indi, urabona ko ibintu bya Uwacu Julienne exclusivity twayikuye ku kwezi, yaramanutse ajya Kabumba, manza iyo centre bayita Kabumba mu murenge wa Bugeshe, ku babyeyi ba n'abaturanyi. Iriya dosiye yose avuga kuntu harimo akarengane, nanjye nageze aho nyivugaho mu buryo bwanjye, ariko yari yageze kuri tera. Ariko ibye nibyo nahereyeho sesengura kesi ya Uwacu Julienne, nubwo abantu batayakiriye neza, ariko ngewe byanjye nuko. Basi hari indi ya none yageze gukora ubwo Uwacu Julienne yashobora kuba yatuma arebwa igitsure, ariko nabwo kumenya ngo ese niwe wari kugira ngo sinzi cyari cyamujyanye Gisenyi ngo aza kubimenya arakatajyayo, cyangwa se harimo nk'ibyo byose. Iyi final uze kunyibutsa turebe iyi kesi noneho. Iyo ngiyo uburyo yageze Kabumba ntabwo mbizi, hari uwamuhaye amakuru nuko. Hari indi hano mu Kabuga ka Nyarutarama, umudamu wari ufite umugabo w'umunyamahanga, umudamu witwa Kamuhanda hano munsi ya Kabuga ka Nyarutarama, inzu bagomba gusenya yuzuye. Witwa atari iya Joli buretse ndayizi mu Kabuga ka Nyarutarama, ndahazi naho. Iriya nkuru yayikoze ayikora hacaracaraga traffic, arakora rwose umuhungu nta kibazo. Kandi koko ukabona ibyo avuga nibyo, hari igikuta kirekire, inzu yaruzi ifite niveau, umudamu avuga ati urukuta narwubakije $70,000,000, akerekana iruhande y'umuntu ngo wahoze ari senateri cyangwa mije prof, ibintu nk'ibyo baretse wakayirangiza. Kandi Theogene akavuga ati rwose nayikoraga iruhande inzego zicicikana iruhande rwanjye. Iyo nkuru yashobora kuba yagira. Impamvu ndi kubivuga nuko kuba wakora inkuru nk'iriya, d'abord kuyibona urwo inzego zishobora kuba zabigizemo uruhare, no kuba zitayikubuza zibireba, kandi byarangiye iyo nzu bayishenye y'uwo mudamu Kamuhanda. Ariko ngira ngo banza bagiye kuhagurira umuhanda sibe. Ubu ngewe nabibonaga kuri televiziyo ntangiye gukora kuri BNB, nkaza ariko yanzu bavugaga ni ati wayibona se, ati dore umucaca. Iyo ni yindi. Tukajya kuri Joli. Uriya Joli inzu ye ngo ya $400,000, Joli yahereye kera arandika agira gute bizabica kuri bawuswa kimu. Theogene ubuyo yarayimazeho igihe kabisa kinini cyane kandi nabyo still nibyo shaka kubwira bihuza n'ibyo akekwaho. Ntago wahamya ko
ari ubuvugizi ntago wakora ibiganiro bitanu kuri dosiye y'umuntu gutyo tu anseri atari mushiki wawe atari muramu wawe ikindi busikirije wakora kimwe ubuzima bukendereye bose jori natwe yaratugendereye rimwe jori sana umunyamakuru batavuganye aba papi bawuswa kibu nanjye wanjye Paul n'abashuti nanjye wanjye yarahaje nawe bose yarabambwiye ariko asanga yewe bitandukanye mu mikorere bon tugende tuve kuri jori tujye kuri Kicukiro Kicukiro kwa Nkunda Banyanga mu Masambu bitangira Nkunda Banyanga n'abitwaga ba Karangwa ku butaka Nkunda Banyanga afungwa ibyo byose Theogene ashobora kuba yahasiga ibaba either ku ruhande rwa Nkunda Banyanga cyangwa se kubahanganye nawe barimo ngira ngo Karangwa nde Charles yo good idose arayikurikirana kugeza Nkunda Banyanga abaye akite asubirana ubutaka bwe bamaze gusubirana ubutaka haza indi version non ce n'est plus Nkunda Banyanga contre Karangwa c'est Nkunda Banyanga contre ses propres filles urumva iyo famille iriya famille Theogene yayibayemo igihe kinini none atangira haza version yo kuvuga ngo abakobwa ba Nkunda Banyanga ntibari guhuza nawe kubera ubundi wari ujemo witwa Aimable Nzizera wagiye akadiringa n'umukecuru contre regret y'abana abana batabyumva noneho umukecuru abishuti ya Aimable kurusha uko ari ya ibyo bintu byose Theogene kwa Nkunda Banyanga yabayeyo contre Karangwa nyuma aza kubayo contre abakobwa be en faveur ya Nzizera ngira ngo niyo nako situation yari kibeze by the way ira dossier nayo ntago yoroshye uko bayivuga ko ari we exclusivité yari ifitwe na Theogene ariko abandi bantu bashaka kwinjiramo hari utundi tuntu bashaka kuba bazamura ariko pari Theogene ariwe nka meneur du jeu metteur en scène avuga ngo muvuga ibi mureke ibi nabwo muri la dossier nabwo na Yongwe yigeze kuyikoraho ariko Yongwe avangamo amateka ye na Nzizera Theogene mu kubibona kandi Theogene aryamye kuri Nzizera icya kabiri icya attention buretse gatoya Theogene mu tubazo twa business mbere uko njya ku kazi kwa Yongwe nibwo nari mubonye ariko Theogene yasanganwe na Yongwe akunda kujya hagati nka mediator hagati ya Yongwe n'abandi bantu bafitanye utuntu tw'utubazo umwe akaza akabwira Theogene ati andika inkuru kuri Yongwe nawe akaza gutyo ibi byo kuvuga ngo yahawe ruswa ngo atandike inkuru turaza kubigaruka mu mategeko ariko yabasaga nuri hagati akabahuza aramiyable ariko sinavuga ngo yabahuzaga for free kuko ntabwo ari mediateur akazi ke nitangazamakuru ntabwo ari umwuga ntabwo ari by'umwuga donc bivuze ngo nyuma Nkunda Banyanga uriya mukecuru amaze kuba akite amaze kuba umwere hakaza Nzizera wari ufite gahunda sinzi aho bihagaze nashatse kubyinjiramo ariko barambwira ati genza make barambwira bati Nzizera ndaza kubivuga byose humura Nzizera yabwiye mukecuru ko ikime cya kabari agiye kucyubakamo imidugudu bakazagabana amazu abakobwa batabishaka none Nzizera uko byavugaga Nzizera agateranya abakobwa na nyina umukecuru yanga abakobwa urunuka ajya kuri Nzizera ariko Nzizera ngo akaba yaragize uruhare mu kuburanira uwo mukecuru bara abantu bagiye muri iyo dossier impamvu mbikubwira hagiye haba utuntu na facts umuntu yazibona nta nibirenze na Theogene ni inshuti yanjye na Yongwe ni inshuti yanjye hari ibyo mvuze bitari byo gusa wenda bavuga ati ubivuze bitari ngombwa ariko biba ari byo Yongwe ayikoraho Theogene ari mu bagiye kumubwira ngo iyi nkuru ayikoramo ubundi wowe uri umunyamakuru ibiki ariko na Yongwe yayikozeho nk'umuntu winjiye mu itangazamakuru vuba akiri no mu buvuga butumwa no mu bwa apotre no kuyijyamo ayivangamo amateka ye na Nzizera Theogene arongera agaruka hagati nko kubuza Yongwe ati iki kiganiro gikureho muri umunyamakuru ariko ntiyamubwira ati uvangamo iby'amatiku yawe na Nzizera ntiyabimubwira hashize iminsi Yongwe nanjye Yongwe abimbaje nabwo rero Yongwe wamugana uri gushya niba ugiye mu nkuru wivangamo amateka yawe n'umuntu genda uvuge ngo Nzizera bimeze bite na Nkunda Banyanga ngo yango nabyo nzabishiramo ngo nabyo bivuze ngo gutegeko cyangi ibintu nyuma amaze kubugira iyo nama yoherezayo Dantoni
Gasigwa ndamubona ngira ngo ntago yahagiriye amahoro ashwi urabyumva byose ari ni nka muri iriya dosiye Theogene yari nka PR wa Nzizera. D'Antoni yari umukozi wa Yongwe TV. Yego nyine Yongwe tumubujije ibyo yohereje umukozi. Yego. Senior professionnel w'umunyamakuru. Kuko twari tumubwiye tuti nugenda ukabivanga ukabivangamo uvuga butumwa ukabivangamo ibyo kurya amafaranga ukabivangamo ibibazo byawe na Nzizera inka inkuru iratakaza icyanga kuru udafite aho ahuriye na Nzizera. Hagiye D'Antoni sinzi ibintu yahuriyeyo nabyo icyo nzi cyo ntabwo yatashye amahoro. Ntabwo byagenze neza. Ntabwo umukino wabaye igicuti. Yego. PR arinde Theogene ariko birangira neza ntago ubu turamenye ibyo ubwindi nkuru ninza kwibuka ndavuga n'izindi ariko ejo bundi rero bati bamufatanye ruswa muri Kicukiro. Izindi nkuru wenda nkeya zagiye ziba sensitive nizo yagiye akoresha ibiganiro yagiye akoresha abantu bamwe na bamwe mu bafunzwe. Ibyo nabivuze kujya muri detail kwanga kuzura oya urumva iyo bambwiraga bati kuko yarazaga nyewe ntamubonaga icyambere kuba ankoresha ikiganiro yansanzaho mubwiye kandi akama amafaranga yanjye ntangira kuranye n'ibiganiro byinshi none nawe rimwe na rimwe navuga akantu gakaze byari byo gukura views akaba ari ko aheraho kuko yaraze ari ikiganiro yakoze ngo ndi kuvuga ngo sintinya gufungwa abantu abajyanama ba mbere hashize nk'imyaka 2 ariko ni mwanza ari muri corona cyambere yaho abajyanama ba mbere iyo mvuga ngo ibyo gufungwa gereza ihora ifunguye kuri twese ari ufunga uziko noneho promoma n'abayifungiragamo bayifungiyemo navugaga ari umusaza witwa Deo Mugenzi abantu baramuzi ngira ngo manza asigaye tuye za Kanombe ariko mbere yaratuye hano Kagugu hafi ya polisi uwo musaza niwe wambwiye ati mu Rwanda nta cyiciro na kimwe ansubiriramo ibyiciro byose by'abantu bafunzwe mu Rwanda sanga nta cyiciro cy'abanyarwanda kitarafungwa. Theogene rero aje iwanjye mu kiganiro nabivugiye ku rubaraza rw'iwanjye nabone sintinya gufungwa nibiza nta utarafunzwe aba ariko ashyira imbere abantu batangira Karegeya wigize ikihebe bazagufata ndavuga je m'enfous njye mfite uko nicunga kandi bibaye ubungubu cyo gihe niba ari nko mu myaka 2 ishize wenda afite imyaka 48 49 ndavuga se mbere yaho natanze ikingo ntafunga ko habanje yo kanaka se mbere yanjye ubwo mbavuga babandi za dabyiciro byose abigira ikintu inkurira ikiganiro kirarebwa abantu bakambwira ati dore buri ati abiyita ko bagerayo bakorana nazo bakambwira ati buri rwose bahita bakufata nk'umurakare wikize navuye iwanjye se nimvuga ibiriho kuvuga ko nta kategori y'abanyarwanda nta muntu utarafungwa mu Rwanda oya mpindura amagambo nta muntu utarafungwa mu Rwanda nta cyiciro cy'abantu kitarafungwa mu Rwanda icyiciro ntacyo keretse poste bazahimba vuba ntayo voilà nicyo navugaga bivuze rero bivuge rwose kuva kuri perezida kugera ku abajenerali abasenyeri abavuga butumwa abacuruzi abagiyemari bivuze ngo nta muntu wagombye kuvuga ngo si ukwikurura gereza ariko yo inzego zabishatse uyijyamo nabivuze nabivugiye kuri ntuza kuri kamera za Theogene aba ariko ateruramo sinari mbizi ko ariko ari buhereho abantu batangira kumbwira inzego ziragufata nk'umurakare ariko se izo nzego kiretse ari zabaringa uweze uburakare no kuvugira kuri kamera cyangwa ni ibikorwa n'imyitwarire navuga se ko ari ukumeze kuva mu 87 zari heye ku buryo zabyumva uyu munsi kuko nge nuko mbaho yego noneho rero ejo bundi rero bati yafashwe akekwaho icyaha cyo kurya ruswa kwakira amafaranga 500 ngo atagira ate adatangaza inkuru tubirebe mu bintu bibiri ubu twambutse twagiye mu mwuga yego nuko nyira bagasoma neza icyo nemera cyo action na non action byombi bishobora kuba byaba icyaha ariko par rapport y'amategeko umunyamakuru kuba adatangaza inkuru si icyaha yego nta na rimwe bishobora kuba icyaha ko utatangaje inkuru neze ko natangaza za sport ari uwampaye ruswa ntawe ni question ya editorial uhita bizukora editor ni ushobora kubifata nk'icyaka kwirukana niba yagutumye inkuru kubarembetsi wagera ukizanira amashu ashobora kuvuga ati iyo nagutumye siyo wazanye ariko ntago umunyamakuru akora inkuru zose
kuryo wageraho donc ubundi twari tumenye nk'ubwa mbere tubonye umuntu waba yakiriye ruswa ngo adakora yego non action kwakira indonke ngo utagira icyo ukora abenshi tumenyereye nabakira indonke bagakora ibinyuranije n'amategeko wibuke rya tegeko rya yangingo y'Ijana bavugaga hasi bavuga ngo wizeza cyangwa uteza icyoba kwa kuri kwiya iby'abandi bivuze ngo Theogene ibibi cyangwa ibyiza bizaba yego Theogene amafaranga riba barayamufatanye ashobora kuba yarayakiriye ariko ashobora gusobanura impamvu amafaranga yose twakira ntabwo aba ari icyaha ntabwo aba ari ruswa abaje gusobanura uburyo yakiriye amafaranga icyo kuvuga ngo wagira ngo udatangaza inkuru icyo abametre bekiretse nagira abametre badafite imbaraga babyumve kuko umunyamakuru ntategetswe gutangaza byose wowe kutajya utangaza ku buhinzi ishwe ari wagwaye ruswa nawe ubwo rero agaragaje uburyo yarabanye n'uriya muntu wamuhaye amafaranga avuga ati dusanzwe dukina diru nta n'uwagombye kubikubaza ngo aya mafaranga yaguhereye iki dusanzwe dukina diru naramugurije namugujije urumva sibyo namugujije ari kuntu makuru nyirasenge ubicyanga uko ngiye kujya cyangwa se dufitanye agasoko akagira agakontra nkuko wa muhungu igeze kubigira ADPR imuha amafaranga agahita ashaka kanuza ka invoice abashe kujustifia ari amafaranga ibyo kuvuga ngo wahawe amafaranga ngo udatangaza ibyo uwabiharira abantu ibyo tudatangaza ni byinshi icyo nibaza rero ubuze ko navuye mu kiganiro imbundo y'ukuri mvuga ko ari ruswa bampaye ubuze ko nakora ibiganiro bya siporo sinkora iby'ubuzima ni ruswa bampaye ariko nyeje nuvuga ngo kudakora inkuru ntabwo ari icyaha kumyamakuru udatangaza inkuru utararenga okay kudatangaza inkuru ndabyumva ko nta cyaha kirimo nta kirimo azasobanura uburyo niba amafaranga koko yarayafashe azasobanura inkuru uyigize igikangisho buretse gatoya inkuru ikuyigira igikangisho ukavuga ngo ndabaza abantu cyane bajya bavuga ngo dore mfite inkuru kuri wowe barahari nabo barahari turabazi n'inzego zirabazi rwose bagatangira kuvuga ati ko mfite inkuru ivuga kuri wowe ko wagize utya na gutya tubigenze gute uyo rangaje rero ubundi biganisha kuri ruswa ariko iyo ngiye uyigiyemo no mu nzego harabo wafata n'inzego hari ziyatanga abahagarara inzego bameya bagitifu agahamagara agakurura tiruwari akabara guhaye ngo ugende wicecekera ahubwo akayaha undi munyamakuru mu rundi rwego yego ati genda wicecekera kandi kwicecekera ntabwo ari ikikosa ku munyamakuru ribu bagiparedinga ribu yahoraga itwereka abantu tugataho ushaka gakora inkuru cyangwa akabyihora nanjye nigeze kuhaba rimwe ku bwambabazi nigeze kujyayo baparedinga umusaza w'umupetroliye hano mu mujyi wa Kigali baparedinga umukomisiyoneri we baparedinga uwisi icyo gihe ntibamuzanye n'undi munyemari n'abantu cyari ikibazo cya station ya petroli hariya ira station ya Kicukiro centre yego uburyo yari yaguzwe uwivanye mu isoko niwe baramutweretse n'amapingu umukomisiyoneri wari muri diru baramutweretse n'amapingu noneho receiver nawe yari afunzwe ariko ntibamuzana n'uwaguze byose ndayireba ndabona iyi ntabwo iraba inkuru ndicecekera ndataha sinakora inkuru abandi barayisohora wa musaza wa mupetroliye bafashe yari yambaye jacket ya shokora ntabwo ndavuga amazina ariko byarasohotse arabakoze inkuru ariko twese siko twakoze inkuru twabonaga ari ibintu bivangavanze umusaza we ntiyanabugeze mu rukiko bwarakeye baramurekura kandi rero wagiye muri media mu rukiko hageze babandi batatwe mu rukiko hageze wagumye muri mu rukiko hagezemo receiver na komisiyoneri na wa wundi waguze ntibaje ariko bari bafunzwe ari bane ndavuga nti inkuru ndiracayuka ahubwo nkurikirana gute ntegeza ko bajya mu rukiko ngeze mu rukiko mbona komisiyoneri Vode na receiver waguze ntabwo yaje mu rukiko yaje n'uwaguze yaraje ariko wa musaza batweretse we yabaye libre ndashatse no kugira ngo nkurikirane mvuga nti wowe urabyumva ute ukuntu bakweretse itangazamakuru none bikaba ari ubaye umwere bwa mbere ati mbabarira wa muhungu we ati sinshaka icyakwerekana ko bari abahungu bakora nabi niko yatumye ati sinshaka icyakwerekana ko bari abahungu bakora nabi atariko biragaragara ko badakora neza urumva bakweretse itangazamakuru bukeye barakureka abo batatweretse nibo baburanye urubanza narakurikiranye habayemo penale na civile zombi narazikurikiranye rumwe rwabaye kuwa gatanu urundi ruba kuwa mbere muri Inyamirambo urabona ko
civile commerciale handi hejuru ya Saint Andre neza noneho uri pedale rubera ruguru zombi nazigiyemo nibwo none natangiye kubona ko nari ndi kuri pressure y'ibyo Businge ministre yari amaze iminsi atubwira by'abakomisiyoneri batesha agaciro imitungo ushaka kumenya ibyari byo kugofeta hombi njyamo mu manza zombi dusanga harimo imikino yo mu rwego rwo hejuru nabwo inkuru ndazihorera cyo kora muri penale icyo nakoze inkuru nakoze ntago narebye iby'ibyaha ahubwo narebye scenario mudu yo mu rukiko kuko umudamu wari bafungisha abo bantu yararikodinze yari yashyizeho yari afite abandi yarahagarariwe na parike ariko wari gufata amashusho n'amajwi kandi bitemewe noneho biragaragara niko twamumenye Mukaremera Francine urubanza rwarabaye yajya imbere banza kuruca kwa kundi nka bimwe bya mironko nyine yuko icyaha mu rukiko babanza kuburanisha wowe dossier urumva uko nayimenye kuri ribu nayikurikiranye muri commerciale ndayikurikirana muri penale icyo nabonyemo kuko byose nabonye ari ibintu biri furu ahubwo mvanamo iyo ambiance yuko uwo mudamu ntabwo nari imuzi ariko afasha amajwi n'amashusho abantu bamwihoreye noneho abavoka bandera abavoka bacyubahiro nibo bamugaragaje none tuza kumenya ko afitanye isano n'urwo rubanza niwe ni station yariye akavuga ko bayiguze make iteshejwe agaciro na komisiyoneri wa musaza batweretse mu mpingu ngo we yashindwaga ko yagiye mu isoko akikuramo hagati nicyo si cyaha principe bati wari ugeze hagati uri gushyiraho amafaranga uhita wikura avuga ati bwari uburenganzira bwanjye ati nabonye message imbwira ko aho hantu hazaca umuhanda ati nabonye message imbwira ko iyo mari yahomba ati nabonye message imbwira ko ati kandi banki yari amaze kuguha amafaranga tampi yama ntabwo yantegetse icyo nyakoresha donc we ntiyigeze agera no mu rukiko uri kubyumva kudakora inkuru cyangwa kuyikora ntuyitangaze ntabwo bishobora kuba icyaha kuko editorial irakomeza irakura kandi ushobora no kuva muri salle y'inama muri hotel inkuru wayirangije wagera mu rugo kabati haramuramo iki wakifatara fisu zibya barazisiba oya ugiye muri ibyo hari n'iziba zageze ku rubuga bakazisiba kuko uwo muntu batamufata cyane rwose kudakora inkuru ntabwo ari icyaha ku munyamakuru Theogene nabasha kujustifia uburyo ushobora gusanga nk'uriya muntu bari basanzwe bakinana diru z'amafaranga kuri momo dore nigeze kumwohereza 20 anyohereza 50 ko dusanzwe dukira amafaranga ku cyamagana 5 ateje ikibazo hakabura na wa wundi asobanura ngo wari wayanci akerekana ibimenyetso niba yamwitendetseho yagombye kwerekana ibimenyetso ariko toute chose reste égale par ailleurs hari ibitari kuvuga yego cyane ko ku nyungu z'iperereza abantu bose bakiri muri RIB amakuru duhabwa abari make cyane buriya benshi twayamenyera mu rukiko ariko Theogene nagira abavoka bazima icyaha cyo kudatangaza inkuru byo kudatangaza inkuru ntibigomba ruswa ni question ya editorial ubwo kubera ko muri statement RIB yakoze ivuga ku itabwa muri yombi rya Theo yashyizemo ikintu ivuga ngo yafatiwe mu cyuho yakira nyine amafaranga yarayakiriye mu cyuho ufata amafaranga jovete ariko inyito yayo nagira abavoka bazima inyito yayo izahinduka kuba twahura rese nge nawe ko duhana amafaranga nyine nanjye nakubajije nti habayemo iyo close yo kuba yakangishije abantu ugasanga nibimenyetso ntabwo turi guspekira mu rukiko tuzumva ukuri turi kuvuga tuti ugasanga uwahamagaye RIB cyangwa wamenyesheje inzego niwe wari ugiye kwitanga bati hari umuntu wankozeho inkuru ariko mu yindi sanse ntago bitashoboka nabyo byabaho n'inzego zikoresha uwo muntu nibyo nakubwiye inzira yose ya Theogene kandi nakubwiye ngo umwana baramubwira ngo kubita uwo wanga agakubita uwo basangira zishobora kuba zari zisanzwe zibizi wenda ko izo nzira zicamo zikamutegesha icyo kirashoboka rwose kuko nakweretse inzira yaciyemo tujye dutera imetero ziriya nkuru zose nenimeye ntabwo bivuze ko Theogene yafataga esanse ye agatwika kuri ziriya nkuru zose ntabwo zabura agatwika esanse ijya bugeshi agahora kwa nkunda banyanga
donc ni question yo gutera imetero ushobora kutabona facts ariko nanone ukareba umuntu so noneho bikagera kuri level hari ababona wenda bihagije kugira ngo bagabanye burya bacubye umuvuduko we urumva kuko kuba mu cyose ni ikintu gisufiye kuba gutanga amafaranga ya foto we cyangwa se kuba kujya inama uyaguha n'inzego zikaba ziraho hafi urabyumva ariko ajisifi cyatumye uwo muntu ayamuha akaba afite nka pièce uwo muntu nawe agashaka za message ambwa ndagucaye ibyo ndumva si umwana ku buryo yabwira ngo urampa ruswa ya 500 cyangwa urampaya oya ashaka kubwira ati uravara yamusabye rero mu buryo buri clever noneho akajya kuyamuha wanategura na pièce reka ayaguha uhita werekana urupapuro rwa contrat mwari mufitanye ko agiye kugwa agasoko cyo Theogene akerekana uburyo yakiriye amafaranga 500 hagaze kuvuga ngo yaguraga iki kugura kudatangazwa kw'inkuru ntabwo ari cyaha kuko inkuru zidatangazwa nta nubwo zose zitangazwa none se icyo nibaza umuntu yemerewe kuba yadiringa umunyamakuru akagira icyo amugenera cyaba ikiguzi cy'amafaranga cyangwa ikindi kiguzi runaka mu kwiproteja ntabwo nkumvise neza nyine umuntu ku giti cye surusi ufite inkuru cyangwa ukorwaho inkuru imwerekeyeho akakora approach ku munyamakuru ngo bayigorore cyangwa bayizimize izime nyine bibaye uravuze ngo afite uburenganzira arabyemerewe umunyamakuru we yemerewe gukora iyo cops oya ntabwo abyemerewe ntabwo abyemerewe ariko iyo bigirire kubera ko utayikontorora ntabwo byabura inkuru zose dusoma kera twebwe muri Pax Press nari editor n'ubu ndacyarimo bavuga ngo inkuru irimo amafaranga irakunukira niziri zose nakubwiye inkuru umunyamakuru yafashemo akantu urayimenya ariko iyo atatangaje kubera ko yafashe akantu ntiwayimenya kuba kutayibonye ubuse nta bantu bagira kesi mu mafamu umuntu akagura ifamu arenganya abaturage mwajya gupanura mwajya gutangira kamera mukiri ku muhanda wa kaburimbo mugiye gufata w'igitaka nyiri kwa kurenganya akabategera aho gaho atarya mwaje mu nkuru y'ibiki n'ibiki tiharya ubwo ibiki n'ibiki akavuga ati se mudakoze izo nta zindi mwakora wabasubiza amatike yanyu mugasubira yaho n'abaturage mutababonye byo biraba uwabihakana yabashaka kuvuga ko u Rwanda ari paradizo se kandi ngewe reka nkubwize ukuri inkuru yariwemo akantu ndayibona nkayimenya mu nkuru 5 nshobora kuzisoma nkabwira ngo izi 2 bariye ariko ntiwambwira ngo hari izitari kuko keretse ko iyo nkuru yo nyimenya aho umunyamakuru yari rero ngo ntatangaze ntago nabimenya parce que inkuru ntago nayibonye kuko amaterima akoresha buriya reka nk'urugero nge nigarukaho buriya mu mwuga wanjye nkunda kwibuka aka kesi ka Kicukiro kwa Rine nikabigaruke uko ari nge bireba buriya abantu benshi baketse ko kwa Rine nariye ruswa ariko mu mivugire yanjye nubwo nazanyemo amarangamutima uyu ikiganiro abagikurikiye ntago babonaga facts zuko kuko Rine rega iyo banabizana ngewe Rine na telefone n'amayinite twavuganiragaho n'inge nayamuguriraga icyo ntamuriye ni moto kuko namutanze mu rugo ariko amayinite n'inge nayamuguriraga kuva kandi cyakabiri kuva kiragiye na nimero ye ntayo mfite cyo kora abahungu bampuje nawe bo baracyampa amakuru nkuko bayampaye nkuko basanzwe bari abahungu umwe tuziranye akiri umwana ankurikira aho mungeze ankurikira mu biganiro byanjye byose noneho nawe n'ubu ngubu bagenda amakuru ubu rero niwambwiye ati wavuganye na Rine kuko ko akeneye umuntu wavuga ukuri kwe ngezeyo nafashe uko yanyeretse abari gukeka ruswa babuze ngira ngo wenda simbizi hari ababiketse bakaba bati yaguhaye ariko ntabwo byari kurangira hariya abantu rubanda iri kuvuga ngo yaguhaye inzego zari gukanura zikagira ariko nta cyabaye ni nka kuriya rero makuru datamira agutera ni nka kuriya rero inkuru ushobora kuyibonamo utuye umuntu hari icyo yariye uyu muntu hari icyo yafashe ariko pratikoma nkanjye rwose gubwiye ko ari mugurira n'amayinite yo kugira ko duhamagarane abantu barangije ati Karegeye rwose ati yewe ahandi rero inkuru zirimo ikintu rwose ubona uburyo umuntu yakoze foru uburyo umuntu yataye izindi nkuru
akajya muri iyo uburyo yakoze shuwaye ukabona ko haba harimo ikintu. Ariko nanone inkuru zagakoze ku bantu niba iyo ngiye ikoze kuri Theogene sinyizi ariyo, ariko iyaza kuba ari uwakorwaho n'inkuru inzego ziba zaramurebye na kera, n'izindi nyinshi habaga harimo kuba wavuga uti kabemo. Urabona nka dosiye ya Jori amaze kuzenguruka Jori Claire amaze kuzenguruka ibitangazamakuru byinshi, Theo baragiye barumvikana, ukabishwe ko banza banaturanye za Ruyenzi, ariko ubona ko Theo yari yarayihaye kabisa. Icyo bari baravuganye simbizi, ariko nanone ntiyabikorera ubusa mu kigo cyose ukimurire ku nzu ya miliyoni 400. So rero icyo yaba yarazize ari amafaranga yaba yarayahawe ari nka ruswa cyangwa atari ruswa, ikigenzi no kujistifia uburyo yayafashemo, ariko kwitwa ngo yahawe ruswa ngo adatangaza inkuru, icyo kizagorara kukereka cyese nadashaka avuga, kuko umunyamakuru kwikura mu nkuru ni bisanzwe. Hari wikuramo wayitangiye, ni nko kwikura mu rubanza cyangwa mu rubanza uravoka, cyangwa kwikura mu rubanza mu cyamunara wari waje kubayidinga gukompetita. C'est normal rero ku buryo umuntu atavuga ngo izo ntakora ni nyinshi, nawe naguhaye urugero kandi ni nyinshi cyane, sibyo se? None se ubusana hari ibyo bitajya bikora ku ba minority, izo dukora ntizisohoka ni nyinshi cyane. Wampaye amafaranga ngo ntatangaze inkuru izo, kuko hari n'inkuru ukora ntuyisohore nta mafaranga wariye, ntaki, ari n'inkuru nziza ariko ukavuga ati mu nyungu za rusange, mu nyungu rusange, cyangwa urwego rugahamagara, iyo ngiye imaze iki gira nubwo ntacyo ubuvawe se ibyo rero kudatangaza inkuru ntabwo byakabaye icyaha. Ni ukureba kure k'umunyamakuru, ni editorial line iye cyangwa iya equipe, ushobora no kuyizana inkuru yuzuye wayigeza muri newsroom bakavuga ati ibyo rero biraba. Abo bose ntawe wigeze akurikiranwaho ngo kuki inkuru utayitangaje, ntabwo ari icyaha kudatangaza inkuru. Rero namenya kujistifia impamvu y'amafaranga ye n'uwo muntu basi naho ngaho, kandi ndabyizera ko nawe azabona abavoka, kandi ni icyaha cyo mu mwuga yagombye kubona avoka w'ubuntu, yagombye kubona avoka w'ubuntu arakwiye, kuko ni icyaha gihura n'umwuga. Uko bimeze harya bayibambe bayibambe buriya bagombye kuba idosiye barayitangiye, kandi Ibambe we yabaye n'umunyamakuru, yabaye no muri RMC, nta na rimwe sinibaza ko Ibambe icyaha kwemeza umunyamakuru ko atatangaje inkuru bikaba icyaha, ntabwo bya oya Rafu iramuba hafi, yashake n'abandi ariko na ba Steven so Karege, ntabwo ndi butinde cyane uyu munsi, ndashaka noneho ko tujya mu masomo. Ibi bibaye birasiga isomo ki ku banyamakuru mu mwuga by'umwihariko, noneho biranasiga isomo ki muri societe, kuko nabonye Theo nuko abantu baba expose hari sinzi nawe bari hari abamukinnye ku mubyimba, ati umugabo ati yabari wese yajya yabona, ati yabari wese hari benshi babyiniye ku rukoma ndabizi. Urumva Theogene nawe ashobora kuba mu kazi ke hari uburyo yakasaga atyaye cyangwa agafata uruhande akavuga ati nuru. Hari abantu benshi rwose nabyumvise babyina bavuga bati nawe yajya yabona, ariko by the way hari umuntu sidukunda bivuga, hari uwambwiye ambwiye atari ko mwebwe mukoresha abantu gutyo, mukoresha umuntu mwarangiza akaribwe mu mufunga. Ubwo urumva nanjye yarantwereye kuba nawe uri mu nzego zikoresha Theogene, bishatse kuvuga ngo kuba Theogene yaba yakoranaga n'inzego byagaragaraga benshi cyane ko bavuga ko bari abantu baciye kuri kamera ye bagafungwa, mbese ari nkaho nabyita gukira, ni nko kumushyira mu murombero umuganisha ufunga, mbese ni nko kugira gutera, ni nko gushyira ikintu muri ruhurura ushaka ko kigera Nyabarongo ukayishyira muri ruhurura i Kigali, none nyuma imvura yazagwa ikakigeza Nyabarongo. Muri make ahubwo ni nko kuba ikintu cyaba kiri muri ruhurura ukagusha imvura ukigere muri Nyabarongo. Uko niko bavuze. Ubwo ruhurura ni kamera ya Theogene by the way, ko nanjye nayijyaga bati nawe ugeze muri ruhurura. Abantu bahaciye benshi bivugwa ko Theogene yari gatumwa nka ruhurura, noneho babandi bakagusha imvura Nyabarongo ikasama ikamira. Abo ni babandi twavugaga ba Rashidi nabande benshi.
so rero ibyo byatumye haza isura yuko Theogene koko akorera inzego marerezo mu muntu we yabimshyizemo nanjye ngo mukoresha umuntu simbizi Theogene agafatwa nk'umuntu wafungishije abantu benshi waba yarahombeje abantu benshi sinarinzi ko ariko bifatwa use ko nanjye bambwiye ko nanjye anagetinze ariko ntago byari bihuha rega umuntu afungwa igihe cyageze so abantu rero benshi babyinnye pe babyinnye ariko ibyo aribyo byose nibaza ko bundi nta rubanza ntago rwagombye kuzajya nta nubwo yagombye kuzagera mu rukiko pe abashije gusobanurira amafaranga abashije gusobanura kuko ikitwa ko ngo baguhaye amafaranga ngo udatangaza inkuru cyo ntago cyashobora kuba icyaha yagombye kuba ari gukorana n'abavoka hafi no muri riba akajya kwita bari kumwe n'umwavoka nawe ibyo kuvuga ngo inkuru ngo hari n'inkuru umuntu asoma ukabona inzego muri 2019 umwana witwa Bugira Imfura Rashid bavuga ngo yibye televiziyo ntago nari mu Rwanda icyo gihe ikintu cyambabaje icyo gihe bavuga ngo yibye televiziyo nagiye muri rwa rubanza mu rubanza rw'uwitwa Deretse zimwe navugaga nari nasize mwinshi 150 baravuga ngo yibye televiziyo ngo kuri Croix Rouge urabyumva nari kure nkomeza kubaririza nta mwanya nari mfite naho ngarukiye nkabaza ngo uyu munyamakuru wanditse inkuru kuri mugenzi we tunategereza Rashid wigeze umwumva mu rukiko byahereye hehe uwanditse inkuru yigeze ayivuguruza ibyo byose ubwo se nta kintu wumvamo ibyo byose biri mu murongo utomoye niba yaribye twagomba kumubona mu rukiko niba ataribye bagomba gusibisha inkuru cyangwa bakakora iyivuguruza hari ibyabaye oya ntayavuguruje so rero kuvuga ngo mbere yo kugira ngo dukurikirane abantu ngo umunyamakuru yafashe amafaranga ngo adatangaza inkuru tubaze tunarebe ahubwo batangaza inkuru zigaragara ko zirimo kwibasira cyangwa hari ikindi kintu kibiri so Karege tanga isomo rero ubwo nicyo kintu wari ukomojeho kijyanye n'ubukonfrere nabogira baravuga bati hari umuntu watangaje inkuru bati sukasa mugenzi wawe uramufatiranye biba bigoye umuntu muhuriye mu mwuga inama ku mwuga nyirizina na kesi na kesi yo nayivuze bihagije icyambere uyu mwuga tubamo biragoye ko wawubamo ukanagutunga iyo ushatse kugutunga hari ibipfa yego wica amahame y'umwuga ukajya mu y'ubukungu ubundi mu bindi bihugu haba hari ubundi buryo itangazamakuru ribaho ariko iryo mu Rwanda kugira ngo rigutunge byanze bikunze ntago ryagutunga ataje mu kwandavura cyangwa gutandukira keretse ibigo bitanga contract par exemple Theogene yari propriétaire wa Ukwezi akaba chief editor akaba na editor akaba na manager bivuze ngo ibiva muri uriya mwuga kuri Theogene ibyo Ukwezi kwinjiza bijya kwa Theogene byose uri kwimagina iyo habazamo conflit d'intérêt akeneye ko ikigo cyunguka afite na ligne editoriale alors kunguka na ligne editoriale ubundi ntibyagombye kubihuza ubukungu bw'igitangazamakuru kwiteza imbere kw'abanyamakuru ntibigomba kuva mu byo bakora muri content niyo mpamvu barometa ari ubushakashatsi RMC yigeze gukora na RGB je crois yerekana content isohoka mu itangazamakuru dusanga abafite ubumuga vulnerable abafite ubumuga aba minoritaire abasigajwe inyuma n'amateka abana urubyiruko n'abagore nta 2% kubera iki ntago byinjiza gukora itangazamakuru ugira ngo rigutunge uzavugira abasanzwe bafite kivugira gukora itangazamakuru ugira ngo rigutunge bizasaba ngo urajya kunegosia isoko wawe ndi waguhaye isoko banka yaguhaye isoko nigurisha cyamunara mu buryo butemewe n'amategeko ntuzayivuga kandi wowe wakabaye kuvugira wa wundi nyiri inzu yatejwe cyamunara so nuvuga ngo kuvanga amikoro gushaka kurikora ngo rigutunge ubundi ahandi abanyamwuga babaho kurikora kinyamwuga ushaka ko rinagutunga urikoze kinyamwuga ntago wabaho sibawe bavuga se ngo abanyamakuru barara kuri RMC ntibakora inkuru nziza se yes araharara se akora dushe urugero ruvuga ngo hakagombye igitangazamakuru kibaho neza nka bukuriya kwa RBA ntabwo itunzwe n'igitangaza itunzwe na budget ya leta bisaba ngo hakagombye kuba indi organe ishinzwe amikoro niyo mpamvu tuba dusiganwa mu nkuru ku munsi ugakoresha 4-5 investigation ntuyikora kuko ntiwamara amezi 3 ngo bigutunge isomo n'iryo ngiryo ari uko
naribu nayo irabizi tubayeho abanyamakuru kuya bakore kinyamwuga wagombye gutandukanya imibereho yabo donc ibyo bakora sibyo byakabatunze kuko ugiye gukora inkuru nyaruguru mu basigajwe inyuma n'amateka n'urugero transport yaho ijoro irogi y'ikibeho urabyumva kandi abo bantu ugiye gukora inkuru basigajwe inyuma n'amateka nta na bitanu bafite ahubwo birangwa ko bibasigira ni wowe urashora ni wowe urashora ukuye he ku gitangazamakuru rero nibihinduka ko itangazamakuru ritunga urikora hazakorwa inkuru nyine zibasha gutunga nyirazo babandi batagira kivugira baburiremo nuko niyo societe ngo dushaka nyine igihe cyose hatarabone ku bundi buryo abanyamakuru babaho badatunzwe n'inkuru inkuru ntabwo itunga umuntu by the way inkuru se niki ntabwo itunga umuntu ujya kubona ukabona za The Guardian izohereje umunyamakuru muri Afrika kwise nk'amezi 3 zimufatanshije inkuru hakura se imarira iki se The Guardian ariko hano turashaka ngo agakuru kavemo n'ikintu niyo mpamvu tugira ba freelancers kera bajyaga babyita ngo ba freelancers akajya mu nkuru yo muri hoteli bamuhamagaye ngo ngwino tuguhe inkuru akagenda tuguhe na lunch na tiki inkuru lunch na tiki ariko inkuru y'impano nk'iyi inkuru yo muri hoteli nta na rimwe umuntu akakubwira ngo dore twaciye indinganire hegitari zingana gutya ariko si indinganire nizo dukeneye cyangwa dukeneye ibyeramo kuki si ibiciro bizamuka kandi hari indinganire amahegitari n'amahegitari kubera iki wayicungiye muri hoteli aho kujyaho indinganire ziri no kukubeshya birimo hari umunyamakuru umwe kuri radiyo hano mu Rwanda yavuze yanenze imikorere y'ikigo cy'itumanaho cyamamazaga muri icyo kiganiro yego byamuguye amahoro Sefini urumva ubaye nk'umuntu babwiye umutwe baramubwiye bati uruhu rw'imbwa ntawe uruhekamo nawe ati ko naruhetsemo nyakwigendera yabaye iki kandi nyakwigendera byarabaye oya reka mbivuge ngewe mu magambo yacu Dr Kayumba Christopher akitwigisha aduhugura mu by'itangazamakuru yigeze kutubwira ukuntu yakoze inkuru kuri MTN mu gihe cya akayandika kuri The New Times kandi MTN New Times none urumva ntabwo twahise tubibaza professor Dr ngo tubaze ngo none se icyo ako kazi bakagumyeho ariko icyo gihe bitubwira ntihera kikariho urabyumva yarayima babwira pe ndumva ngo ibyo nibyo ya ntuza ya content analysis yabaye tugasanga abafite ubumuga aba vulnerable bafite 2% icyo gihe sport yari muri za 40 na urumva karimo sport ariko ntabwo abaturage barya sport ntabwo abaturage barya sport ntabwo polisi zose ziza zigabije sport niba polisi ariyo kuvana abaturage mu bukene umuntu akarya gira inka akarya VUP ariko urajya kuvugira wa muntu nta transport ufite nugiyeho nta yari buguye ukayihorera polisi ya leta ikabirapfuye niyo mpamvu na leta yagombye kubireba polisi niba content yo mu bitangazamakuru iza kuri sport gusa n'imyidagaduro kandi polisi dufite mu Rwanda nyinshi iyo ngiyo itakanu gato cyane wazanye VUP ibi biciro byose byakagombye gukorerwa analysis ariko nta bushobozi ibitangazamakuru byo mu Rwanda bifite ngo bijye kuri tele bijye mu batubuzi b'imbuto bijye mu mafumbire bijye Musanze ntabwo bishoboka niyo mpamvu turakora izo mu mahoteli cyangwa umuntu waguhamagaye nyinshi izi zose ububona nyinshi byanze bikunze ikintu kiba kirimo ariko nanone no kureba wagira gute ugiye mu kuvuga ngo umuntu yakoze inkuru agira icyo akuramo cyangwa se hari yatakoze kubera ko hari icyo yabonye ugiye muri ibyo abanyamakuru hasigara mbarwa buri wese umubwiye ngo utunzwe n'iki ntunzwe n'inkuru nkora nese inkuru itunga umuntu gute biriramverise kandi muri RBA siko babaho muri RBA ntabwo ariko babaho niyo mpamvu bo bagerageza ukajya kubona ukabona agiye kirehe agiye kureba validamus zidakora akazana bamuhaye pick up afite kamera reporter tusa akaza wese wajya muri validamu uvanamo iki aho ntacyo kurenza niba ugomba kwitunga mu by'ukora nibitege ko iyo fenomene igomba kuba rero bibaye kuri Theogene nuko umwana bamubwiye ngo kubitwo wanga agakubita uwo basangira naho bire ntawe bitaba urakoze kandi yego Karege reka ngiraho mpinira kubera ko kuyavuga siko kuyamara yes dutegereze wenda dosi izajya mushira cyaha nibigera mu rubanza tuzabibona cyangwa se wenda narekurwe mbere nge kubwanjye mbona ari nabyo byakabaye yego ubwo tumwihanganishe n'abandi tubihanganishe bari mu mazu y'imbohe ntago ari ahantu heza kwifuriza umuntu mugenzi wawe ajya bavuga ngo umugabo aguyirenzaho utwatsi yego ariko ibiriho biravugwa nuko nabandi beshi
buriya mu Rwanda haba fenomene nyinshi utamenya. Yego. Iyo ako kantu mvuze ngo kubita uwo wanga agakubita uwo basangira. Hafi ya bose ubona hari umusangiro waba warigeze kubaho igihe gito cyangwa kirekire cyangwa mugari cyangwa mutoya. Uranyumva? Ni kabura. Kadusuhuza abanyamakuru bagenzi bacu tujya duhurira muri giti. Ngo twizere ko niko bimeze. Fisi urayakana. Tunashimire Urban Boutique cyangwa se Urban Hotel iba yaduhantu heza ho gukorera. Dushimire New Cogamu igorora ifite jacuzzi ifite n'icyuma gikora massage. Yes, iyo udashaka gukorerwa n'umuntu ushaka gukorerwa n'umukobwa uramubona, umugabo uramubona gukoresha icyuma byera hari jacuzzi, gym tonic. Ariko muzehe bukuru bushize banza ubutumwa bwanjye ata ubutumwa bwe simperuka. Kanda CMS. Karegera koze cyane. Asante sana.